Yes, reka nongere mbahe ikaze aho muherereye hose. Turi Ijambo ry'Umwana TV kuri website wahadusanga ni ijambo ry'umwana.rw. Nizera ko buri wese yamaze gukanda subscribe kuri iyi channel, niho honyine ushobora gusanga amakuru yerekeye umuryango ndetse n'abana by'umwihariko. Twihuse cyane, reka tunyure mu makuru agezweho muri aka kanya ari kuvugwa muri ibyo bice by'ubuzima cyangwa by'imibereho y'abaturage nari nkomojeho. Mu karere ka Nyanza umwarimu yahuye n'uruva gusenya. Byagenze bite? Ibyo nibyo turi buze kugarukaho muri aya makuru. Ariko nanone mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro abajyanama biyemeje gukurikiranira hafi abana bagaragaje ko bari mu mirire mibi cyangwa se bagaragaweho ku buzima bwabo bugomba kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo bazamuke bave munsi cyangwa se bave mu murongo utukura. I Nyarugenge ho ababyeyi bahugira mu bucuruzi cyangwa se ubushabitsi nabo baburiwe. Mu karere ka Nyamasheke amavomo y'Inyabitekeri amaze imyaka 4 yarakamye. Abaturage rero bakaba batabaza bavuga bati nyaboneka mwongere muduha amazi. Iyi ni inkuru yerekeye abana. Murabizi ko y'amazi ari mu birometero byinshi bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abana. Turerekeza i Rubavu, twerekeze mu karere ka Rutsiro, tugaruke i Nyagatare, twongere twerekeze i Kayonza ndetse tujye mu karere ka Musanze na Kahuye. Hose tunyure mu makuru agezweho muri aka kanya agaruka ku muryango ndetse n'ubuzima bw'umwana by'umwihariko. Reka mpere mu karere ka Nyanza aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu ukekwaho gusambanya umuntu mukuru, kimwe mu byaha bikomeye mu Rwanda. Ibi rero yasambanyije umuntu mukuru. No kubera iki iyi nkuru tuyigarukaho? Nuko umurezi ni icyitegererezo cy'umwana, hanyuma amakuru avuga ku barimu nayo agahura hafi n'ibijyanye n'imibereho y'abana n'uburere bakura ku barezi. Amakuru yitabwa muri yombi rero ry'uyu mwarimu yamenyekanye ubwo ikinyamakuru Umuseke cyumvaga abaturanyi b'uyu mwarimu bayajujuraho. Abaturanyi be rero bavuga ko uyu mwarimu wigisha ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza amaze iminsi afunzwe. Iki kinyamakuru nacyo kihutira kubaza icyabaye. Uyu mwarimu rero atuye mu mudugudu wa Kidaturwa mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza, akaba ari mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Amakuru akavuga ko yahengereye umugore wadahari kuko acururiza mu isantere ya Rupango, agiwe ahamagara undi mugore uri mu kigero cy'imyaka 45 amusanga iwe, hanyuma ngo aramusambanya. Abaturage bemeza ko umugore wasambanyijwe ubusanzwe nawe afite umugabo, ariko umugabo we akaba afunzwe. Nyuma yo gusambanywa uwo mugore ngo yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB avuga ko yasambanyijwe ku ngufu. RIB rero yahamagaje uwo mwarimu ahita yitaba, ndetse ako kanya niho yaje guhita afungwa. Umwe mu baturage bakurikiranye ariya makuru yabwiye iki kinyamakuru Umuseke ko mwibazwa rya mwarimu yemera ko yasambanyije uriya mugore, ariko ko bari bumvikanye ndetse atari ubwa mbere amusambanyije. Icyakora RIB yo yatangaje ko yatangiye iperereza kuri icyo gikorwa cyangwa se kuri icyo kibazo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza rero Ntazinda Erasime yabwiye iki kinyamakuru ko uriya mwarimu RIB yamufunze ndetse yatangiye gukurikirana ikibazo cye. Uyu mwarimu rero acumbikiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Amakuru akavuga ko RIB yamaze gukora dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha. Uyu mwarimu yigishaga indimi mu kigo cya Espanya i Nyanza. Ngayo nguko rero ngibyo ibiri kuvugwa i Nyanza mu karere ka Nyanza. Reka tujye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Abajyanama ho biyemeje gukurikiranira hafi
abana bari baragaragayeho imirire mibi. Aba rero ni abagize inama njyanama y'umurenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro biyemeje kongera imbaraga mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, kuko basanga kugira ngo igihugu gitere imbere kigomba kuba gifite abaturage bafite ubuzima bwiza. Mu minsi ishize rero abo bajyanama bafatanyije n'ikigo nderabuzima cya Betesida cyo mu murenge wa Kicukiro barebye abana bose bari munsi y'imyaka 5 barapimwa. Hari abo basanze rero bari mu mirire mibi, barakurikiranwa bitabwaho ndetse ubu barakize. Habayeho rero no kuganiriza ababyeyi babo, ndetse by'umwihariko buri mujyanama w'umurenge wa Kicukiro yiyemeza gukurikirana urugo rurimo umwana wagaragayeho imirire mibi kugira ngo akomeze kwitabwaho atazasubira mu mirire mibi. Ibi ni bimwe rero mu byagarutsweho mu cyumweru cy'umujyanama muri uwo murenge cyabaye ku itariki 22 kugeza kuri 29 z'ukwezi dusoje, ku nsanganyamatsiko igira umujyanama mwiza umuturage kwisonga. Icyumweru cy'umujyanama mu murenge wa Kicukiro ni gahunda ngarukamwaka iba by'umwihariko mu kwezi kwa Werurwe. Muri uyu mwaka abajyanama biyemeje kurushaho kwegera abaturage kugira ngo bakomeze kubafasha guhindura imyumvire mu mibereho, mu isuku n'ibindi bitandukanye. Nubwo icyumweru kirangiye ariko ibikorwa by'inama njyanama birakomeza, haba mu kwegera abayobozi n'abaturage mu tugari n'imidugudu baganira ku mikorere n'imikoranire, uko inama njyanama ikwiye kubikora mu mudugudu, ku kagari, ndetse biyemeza ko inama njyanama y'akagari izajya imanuka ikegera inama njyanama y'umudugudu ndetse n'imidugudu ikegera amasibo kugira ngo bakomeze gushyira umuturage kwisonga. Nguko rero ngiyo gahunda yabyaye umusaruro wo gukura abana benshi mu mirire mibi. Muri iki cyumweru rero reka mbabwire ko abajyanama b'umurenge bahuye n'abayobozi mu ngeri zose, bahura n'abasaza b'inararibonye mu by'imiyoborere, bashobora guha inama njyanama ibitekerezo kugira ngo ibashe kugira uruhare mu miyoborere myiza. Hanyuma nabikomojeho, reka twerekeze mu karere ka Nyamasheke aho amavomo y'Inyabitekeri amaze imyaka 4 yarakamye. Abaturage bakaba batabaza basaba ko amazi yakongera kugaruka muri ayo matiyo. Bamwe mu baturage b'umurenge rero wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke baratabaza kubera kubura amazi meza banywa, bakavuga ko ijerekani y'amazi y'ikiyaga cya Kivu igeze ku mafaranga y'u Rwanda 400. Bavuga ko uretse amazi y'ikiyaga agura ako kayabo ay'ibinamba ngo abone umugabo agasiba undi, bakaba bakeka ko ari nayo ntandaro y'indwara zituruka ku isuku nke zugarije benshi muri bo. Bavuga ko utugari twose uko ari 5 tumaze imyaka irenga 4 nta na kamwe gafite amazi. Batangiye kubona amazi make mu mavomo, ariko bigeraho nayo akama burundu kuko agarukira mu murenge wa Shangi. Iryo navuze Innocent utuye mu mudugudu wa Mataba akagari ka Mariba ati nayo byaje kugeraho arakama, dusigara tumerewe nabi cyane. Imyaka 4 irashize, ibigega byatangiye kwangirika, robine zarakamye, n'abari barayazanye mu ngo zabo ntitwahasanga n'igitonyanga. Rwamucyo Felicien watuye mu mudugudu wa Cyamuti akagari ka Kigabiro avuga ko ay'ikiyaga nayo abonwa n'abagituriye, mu gihe abakitaruye bavoma amazi y'isoko bita Mubira nayo aba mabi cyane kubera uruganda rw'ikawa ruvugwaho kuyakoresha bakayavoma yanduye. Ati ku badaturiye ikiyaga cya Kivu wagiye kuvoma aduca amafaranga 400 ku ijerekani, hakaba n'abatanga 200 bitewe naho batuye. Byanatumye imirimo y'ubwubatsi bw'inyubako za leta zimwe ihagarara kuko nta mazi yo kuzubaka yaboneka. Kunywa, kumesa, koga n'isuku yo mu ngo byose biba ikibazo gikomeye cyane. Bavuga ko ikibazo kitari mu baturage gusa ahubwo n'ibigo by'amashuri, ikigo nderabuzima cya Mayange, ku murenge no kuri Sako hose robine zamaze imyaka 4 zikakaye. Dushimimana François umucungamutungo wa koperative umurenge Sako ya Nyabitekeri ati uwaganaga iyi Sako ashaka amazi meza nta kibazo yagiraga, ariko ubu
robine yarumye nta n'igitonyanga giherukamo. Umuyobozi wa WASAC rero mu karere ka Nyamasheke yitwa Basemba Jean Bosco avuga ko iki kibazo kizwi kandi hakomeje gushakirwa uburyo cyakemuka burundu. Ati birazwi n'inzego zose bireba ko umurenge wa Nyabitekere ufite ikibazo cy'amazi make. Ikibazo ni isoko ya Gisakura muri pariki y'igihugu ya Nyungwe ifite amazi adahagije. Umuyoboro wakozwe ukayagarukiriza gusa mu murenge wa Shangi n'utugari tw'uwa Nyabitekeri tuwegereye. Utwitaruye Shangi ntahagere. Yakomeje ahamya ko harimo gukorwa inyigo zigamije gushaka andi masoko yakunganira iva muri pariki y'igihugu ya Nyungwe kugira ngo amazi yongererwe ingufu zituma agera mu tugari twose tw'uwo murenge. Ati ni inyigo zihenze cyane zikenera amafaranga menshi zitakorwa uwo mwanya ngo zihite zirangira ikibazo gikemuke, ariko ziba zitekerezwa bihangane kizakemuka. Inyigo nizirangira hazashakwa ingengo y'imari yo guha ingufu umuyoboro ikibazo kibe gikemutse burundu. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narisisi we avuga ko bazi iki kibazo gikomeye cyane cy'amazi meza muri Nyabitekeri ndetse ko bagihaye umwihariko mu igenamigambi ry'akarere ry'imyaka 5 rigendana na gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo kwihutisha iterambere. Twerekeje mu karere ka Nyarugenge rero ababyeyi bihugiraho mu bucuruzi bakibagirwa kwita ku bana baburiwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara muri kariya karere mu mujyi wa Kigali baburiye bamwe mu babyeyi bahugira mu bushabitsi cyangwa se mu bucuruzi bakibagirwa kwita ku bana babo babarinda imirire mibi kandi igira ingaruka zigwingira n'ibindi bijyanye n'imikurire y'umwana. Twerekeze iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Ubuyobozi n'ibigo by'amashuri byinjiye mu bufatanye bwo kugaburira abanyeshuri. Ababyeyi batandukanye bo mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza cyane cyane abatuye mu tugari twibasiwe n'amapfa barasaba ko abana babo bakwihanganirwa ntibirukanwe, bishyuzwa amafaranga yunganira ifunguro ryo ku ishuri kuko batejeje bakaba bafite ubushobozi buke, ubuyobozi bukabizeza ubufasha. Ababyeyi batandukanye bo mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza cyane abatuye mu tugari twibasiwe n'amapfa barasaba ko abana babo bakwihanganirwa ntibirukanwe, bishyuzwa amafaranga yunganira ifunguro ryo ku ishuri kuko bafite ikibazo cy'ubushobozi buterwa no kuba ibihe byaragenze nabi ntibeze. Bamwe mu babyeyi bafite abana biga muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 bavuga ko hari abana babo baburiye amafaranga ibihumbi 19 asabwa n'ishuri kugira ngo bafate ifunguro ryo ku ishuri. Iki ni ikibazo baterwa no kuba bamaze igihe aka gace karabuze imvura bityo bakaba bafite ubushobozi buke bigatuma hari abirukanwa ndetse bamwe bagahitamo kuguma mu rugo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rwinkwavu bwo bwavuze ko nta mwana ukwiye kuvutswa uburenganzira bwo kwiga, aho ngo hari ingamba zashyizweho zigamije gutuma abana baguma mu ishuri. Uyu muyobozi witwa Bagirirwamwa Jafari yagize ati nta mwana ukwiye kuba yicaye mu rugo kuko iyo atagiye ku ishuri aduha kandi kazi ko kujya kumushaka. Icyo turaza kugikurikirana aho tuvugana n'ubuyobozi bw'ishuri hagashakwa uko hakongerwa ubushobozi ku bijyanye no kugaburira abana mu mashuri, hakazavamo icyuho cyaba batari kubona uko bishyura kandi ni ikibazo gifitwe n'abaturage kizwi n'ubuyobozi. Ngayo nguko ubuyobozi rero bwiyemeje gufatanya n'ibigo by'amashuri ariko ntihagire umwana uzajya ata ishuri. Mu karere ka Nyagatare ho abaturage b'utugari twa Nyarurema na Cyagaju two mu murenge wa Gatunda akarere ka Nyagatare bishimiye gusanirwa ikiraro kibahuza cyuzuye gitwaye miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe ku rundi ruhande mu karere ka Musanze iteme rihuza imirenge ya Musanze na Cyuve ribateye inkeke. Abaturage bakoresha iteme rihuza imirenge ya Musanze na Cyuve mu tugari twa Cyabararura ho muri Musanze na Rwebeya ho muri Cyuve bavuga ko batewe inkeke nuko ryangiritse rikaba ribangamiye ubuhahirane nuko riteye. Murabona ko abana barimo
kuryambuka mu karere ka Huye rero abagabo bahohotera abagore bikabaviramo kwahukana baratabaza. Kwahukana nacyo ni kimwe mu bibazo bibangamira abana ku rwego rwo hejuru, akaba ari cyo kwamaganwa na buri wese, umuryango ukabaho utekanye.